uzanyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamburana yanyishyuriye yamyenda yose yambabariye mu ijambo ry'Imana rero ndagira ngo tubanze twiragize Imana hanyuma tugane ku ijambo ry'Imana tuza gusoma muri aka kanya. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimiye yuko watugiriye neza, ukaduha Yesu uwo niwe utuma tuvuga izina ry'Imana, kuko mbere ntitwarivugaga cyangwa se no kurivuga twavugaga data uko bitari, ariko uwo niwe waje kwerekana Imana mu buryo bwiza, adukiza atabiteye imirimo yacu myiza kuko yadukunze. Muri aka kanya data rero tugiye kuganira ijambo rikiza, ijambo rihumuriza imitima y'abanyarwanda muri iki gihe turimo, igihe mwami isi yose ifite ubwoba bw'icyorezo cya coronavirus kimaze kuyogoza isi. Ariko ijambo ryo tubwira yuko ujye uturinda kandi mu minsi wacu wo kwizerwa. Mana urinda abanyarwanda iyi coronavirus mwami iciye igikuba mu bantu, ariko mu izina rya Yesu nziko ujye utuneshereza, neshereza u Rwanda, unesheje isi yose mwami, kugira ngo tujye amahoro n'umutekano. Ijambo ryo tubwira ko tugomba gusengera abami n'abatware kugira ngo duhure mu mahoro tutabona ibyago. Mwami w'abanyarwanda ntabwo kubona ibyago data Uwiteka Imana ari byo bitubera, ahubwo tubere no kubona ibyiza. Mwami dusengeye data Uwiteka Imana ibyiza byose mu gihugu cyacu, abanyarwanda, abayobozi bacu mu nzego zose zigize igihugu ry'itorero mwami, turabasengeye cyane kugira ngo umye kuturinda iki cyorezo mwami wacu wo muje tugira amahoro, kugira ngo tubone uko tugukorera kandi dukorana igihugu cyacu. Urakoze Mana ishobora byose kubyumvise kandi uko abikoze, nsabye nizeye kandi ringiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nongeye kuramutsa nk'uko nabivugaga, kandi nongera kwihanganisha abanyarwanda muri iki gihe turimo gikomeye cyane kuba iki cyago iyi virusi mu by'ukuri hangayikishije isi kumwereka igihugu cyacu. Hari ibintu byinshi cyane navuga ngo igenda yangiza, ariko muri ibyo byose dumuze ko dufite Imana izongeye twubake. Si n'ubwa mbere ibikoze idukiza muri byinshi, twagiye mu Rwanda tubona Imana mu buryo bwinshi butandukanye, na n'ubu rero Imana yadukijije mu gihe cyashize, na n'ubu Uwiteka Imana aracyariho kandi azamya kudukiza. Rero ntimugire ubwoba, abayobozi bacu baturi hafi kubw'inkariko Imana yacu hejuru ya byose. Rero ndumva ntitugire ubwoba, kuko twebwe abanyarwanda uko nabivuze twamye duca muri byinshi. Rero dufite experience cyangwa se dufite inararibonye, twagiye tubona byinshi. Mwihangane rero, gusa ikindi nabashishikariza nuko nabashishikariza yuko twagumya twese kwirinda, tugakurikiza inama abayobozi bacu baduha mu buryo bwose, tugira isuku, tudasuhuzanya kugira ngo idagumya gukwira. Ko nanone Bibiliya itwereka yuko tugomba kwirinda, ibyo tugomba kwirinda ari n'ibyo Imana igomba kuturinda. Bityo rero ntabwo dukwiye kwishora mu bibi tubibona. Icyo cyatumye Imana iduha ubwenge kugira ngo tubashe kwirinda. Inyamaswa zo zitirinda, ariko nazo zifite ibyo zirinda, ariko twebwe abantu dukwiye kwirinda cyane kugira ngo tugumye gukwiza icyo cyorezo, bityo twikomeze kubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane rero, Imana ibaho umugisha. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cy'Ibigeragezo Yohana, igice cyawo cya mbere n'umurongo wa 9 ndetse tuyasoma n'uwa 10. Amagambo agira ati: njyewe Yohana mwene so
dusangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo bamura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, nyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. 11 rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyohereze amatorero 7 ari mu Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Reka muri aka kanya tuganire iri jambo nahaye umutwe uvuga yuko mu gihe cyose twaba turimo, mu bibazo byose twaba turimo, ntabwo bishobora kutubuza kuba abakristo, kuko ntabwo dukwiriye kuba abakristo yuko twageze mu nsengero, ariko igihe insengero cyangwa se igihe abantu batagiterana bitewe n'impamvu zituma tutaterana, ntabwo byatuma tutaba abakristo, kuko Imana dusenga ntabwo iba mu nsengero gusa, naho irahaba birumvikana, ariko Imana yacu dusenga mu mirimo yacu, aho tugenda hose Uwiteka Imana arahari. Bityo rero ntibikwiye kutubuza kuba abakristo beza bazima kandi bakomeza kubahiriza inshingano z'itorero nk'uko twabyigishijwe. Imana ihabwe icyubahiro. Aya magambo dusomye ni amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana. Nk'uko tubona uyu mugabo witwa Yohana, intumwa ya Yesu, mu bantu babaga hafi ya Yesu Kristo igihe ari mu isi yatangiraga umurimo we. Tubona yuko uyu mugabo witwa Yohana, intumwa, yari umugabo wabaga hafi ya Yesu cyane, ndetse na Bibiliya ivuga yuko Yesu yamukundaga. Ariko ndaha ndagenda mbwire yuko ntabwo Yesu yigeze avuga ko ari we wakundaga Yohana, ahubwo n'abandi babivuga bitewe nuko babonaga ari hafi ya Yesu. Buriya ndagenda mbamenyesha yuko Yesu akunda abantu bose, ariko burya ntago abantu bose bakunda Yesu kimwe. Yohana rero yari afite urukundo kuri Yesu cyane, abantu rero babonaga akunda kuba ari hafi ye. N'abahanga bavuga yuko yari mutoya, abandi bakanavuga yuko ashobora kuba afitanye isano na Yesu hafi. Uyu mugabo nk'uko tubibona, Yohana yabaye umwe mu nkingi z'igitorero. Petero, Yakobo na Yohana. Tubona yuko kandi iyo bajya gusenga bazamukanye umusozi, tubona yuko uyu mugabo muri batatu bazendanaga na Yesu ku musozi, tubona yuko Yohana niwe yabagamo. Bivuga yuko uyu muntu navuga ngo yari umuntu ukomeye kuri Yesu. Ikindi nk'uko bigaragara ko Yohana uyu nguyu yari umuyobozi kandi mwiza wabanye na Yesu, wari umuzi. Igiye kureba n'inzandiko yanditse cyane cyane, tubona yuko yakunda kuvuga urukundo. Inzandiko ze ni urukundo cyane. Ikindi ubutumwa bwiza yanditse, uko bwanditswe na Yohana, tubona ko ari ubutumwa bwihariye, yerekanye Yesu nk'Imana. Haravuga ngo uwo twabonye tukamukoraho tukajyana, bigaragara yuko yarazi Yesu, nta na kimwe ataramuzi. Bigaragara yabanye nawe muri byinshi cyane, yaramuzi cyane. Ikindi kigaragara, Yohana uyu nguyu, tubona yuko Yohana yari afite umwihariko ukomeye cyane. Yohana uyu nguyu ntabwo yerekana ko yanashatse, kuko ubushakashatsi bugaragaza yuko ashobora, ntabwo Bibiliya bivuga, ariko bishobora kuba nta mugore yigeze agira. Yakunze Yesu cyane rero mu buryo bukomeye cyane. Ikindi tubona yuko intumwa zose kwa 10 zirenga 10, tubona yuko hafi zose bazishe bazihora umwami Yesu. Ariko tubona yuko Yohana uyu nguyu ntabwo yigeze yicwa, ahubwo yapfuye urw'ikirago, yapfuye ashaje. Bavuga yuko yapfuye ashaje cyane, ashaje, imyaka ye yo gupfa navuga ngo yari igeze kuko yari ashaje cyane. Ikindi nk'uko tubona yuko Yohana ashobora kuba, nk'uko amateka bivuga, agaragaza yuko Mariya nyina wa Yesu barabanye cyane, kuko ku musaraba biragaragara avuga ngo mwana dore mama nawe dore umwana. Bigaragara yuko babanaga, yari umuntu nk'umutima ya Yesu.
ahangaha ikindi bigaragaza yuko Yohana uyu nguyu yayoboye itorero ryo mu Efeso, kuko biragaragara, nicyo kigaragara cyane, kandi nkuko nabivugaga yakunda kuvuga urukundo cyane, urukundo, kandi burya urukundo ni ikintu gikomeye cyane mu bantu. Hanyuma ahangaha icyo ushaka kubabwira niki, ndashaka kubereka nubwo Yohana mubatiza, Yohana intumwa yakundaga Yesu, ntivuga yuko gukunda Yesu no kubana nawe udashobora kubahura n'ingorane. Igihe cyaje kugira nkuko tubona Yesu yasize abwiye abigishwa be cyane n'abamwizeye, abwira ko bazarengana, ariko anagira ngo mwumve neza, ntabwo mu by'ukuri kurengana muri kijya gihe ni ukuvuga ngo byari isi yose, kuko biri tubwira yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ariko iyo tugiye kureba neza kuko dusaba mu gitabo cya Yoweri, haravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka ku bantu bose. Kandi tubona yuko Pawulo yavuze ko mu minsi y'imperuka bigaragara ko munsi wa Pentekote urebye n'iminsi y'imperuka yatangiye. Iminsi y'imperuka yagiye itangira rero, Satani cyangwa se umubi atangira gukaza, navuga ngo ibihe bigoye kugira ngo bigore itorero. Ni muri urwo rwego rero mu by'ukuri hagiye haduka, navuga ngo cyangwa se haza ingwane nyinshi ku itorero. Itorero bagenda haba akarenga gatewe n'umwanzi, si abantu bagateraga, ahubwo n'umwanzi Satani, kugira ngo agerageze abari mu isi bose, kugira ngo navuga ngo ibigeragezo biza ari byinshi bitume abakristo bahinyuka. Ni muri urwo rwego rero muri kinyejana cya mbere hagiye haba ingwane nyinshi mu itorero, gutotezwa, guhana ingwane, ibikangisho n'ibindi bikomeye cyane. Ni muri urwo rwego rero Yohana, nkuko dusomye ijambo ry'Imana, Yohana intumwa ari mu buzi w'itorero, igihe cyaje kugera ajyanwa ku kirwa cyitwa Patimo. Nkuko tugiye kubyumva, ipatimo cyangwa se ikirwa ni ikintu kiba kiri hagati y'amazi. Hano mu Rwanda ngira ngo nk'abantu bazi mu kiyaga hariya cya Kivu turamuturwa, akarwa rero na hantu navuga ngo amazi aba ari impande n'impande, kugira ngo wambuke no kugomba gukoresha ubwato. No kuvuga ngo amazi abakugose, ushaka kuvuga ngo uburi wenyine, ushaka kuburi wenyine cyangwa kumwe n'abandi, ariko mu by'ukuri ubugoswe impande zose. Ahangaha rero ndagiye mbabwire yuko kuba byayimeze gutyo nkuko bigaragara, ntabwo byari byoroshye. Ntibyari byoroshye kuba umuntu wajyanywe, kandi bitwereka yuko Yesu ari urukundo. Ntabwo byumvikana ukuntu Yesu ari urukundo, kandi Yesu akemera yuko abamwizeye bahura n'ingorane. Ndagira mbabwire ngo ibyo ngibyo bibaho, kuko ndagira mbabwire yuko guhana ingorane si uko Yesu atwanga. Ntabwo Yesu yanga itorero, Yesu ntabwo yanga abanyarwanda. Ahangaha kandi ntabwo ari n'icyaha. Ubu dufite abantu misi ya none ku ma WhatsApp kuki bagenda berekana yuko impamvu y'ibibazo dufite cyangwa se iza coronavirus ngo ari ukubera ibyaha. Ndagira mbabwire ngo nukuri suko ari ibyaha, nta nubwo twacumuye, oya, ahubwo ibi ni ibimenyetso bigaragaza iminsi y'imperuka cyangwa se ibyo Yesu yavuze, kuza kwa Yesu. Ndagira mbabwire yuko umubyeyi iyo atwise agiye kubyara haba ibise rero kuba bije ntabwo ari indwara, ahubwo ni bigaragaza yuko umubyeyi agiye kubyara. Yesu rero nkuko twisoma mu butumwa bwiza dusanga havuga ngo mu minsi y'imperuka, iminsi yanyu bizateguza kuza kwa Yesu. Mbere yo kugira ngo Yesu aze hazaba ibishyitsi. Tujya twumva hirya no hino kumva haje za tsunami, ukajya kumva ama etage yarindimutse, ukumva impanuka z'uburyo bwinshi, imisozi naho zendera kuri WhatsApp mbona uburyo ki imisozi iri higenda. Ibyo byose navuga ngo ni bigaragaza kuza kwa Yesu, suko ari ibyaha. Ntabwo abanyarwanda bakoze ibyaha, suko ari mwisi bakoze ibyaha, si ibyaha byabo, oya, ni ibimenyetso byo kuza kwa Yesu. Yesu rero ndababwire ngo ari hafi kuza, kuko ibigaragaza
kuza kwa Yesu nk'uko uringiye yaririmbye biri hafi kuboneka cyangwa se biro biraboneka biragaragara mu buryo bwinshi bukomeye cyane. Yesu yavuze rero ngo hazaza indwara z'ibyorezo, impuha z'intambara, n'intambara yemwe zizanabaho. Ntago zije kubera ko igihugu gifite navuga ngo ibyaha. Ntabwo ibyo byose ibikubaho byose uno munsi bigezo bikubaho, ntabwo bikubaho kuko wakoze ibyaha. Nta nubwo rwose humasira igihano, ahubwo ibyo ngibyo Yesu yavuze ngo nimubyumva muzararame murebe mu ijuru ko gutabarwa kwacu kuzaba kwegereje. N'ibimenyetso bigaza ko Yesu ari hafi kuza, nimuhumure. Ndagiye mbabwire ngo nimuhumure. Ahangaha rero njye babwire data nundi wese muzumva bivuga cyangwa se ababwira yuko ari uko turasenga n'ukuri pe. Isi irasenga, amasengesho ni menshi, kwiriza ubusa, abantu barasenga hirya no hino, ndabizi cyane, hari ibyo navuga ahangaha, ariko bababwire ngo abantu barasenga ijoro n'amanywa, kandi babwire ngo gusenga no kuba mu nsengero gusa. Mu ngo zacu turasenga, mu buryo bwose turasenga. Ni muhumure rero, ntabwo iba kubera ko tudasenga, ahubwo ni iminsi y'imperuka, ni iminsi iteguza kwa Yesu. Niyo mpamvu rero bene data bakundwa, tudakwiriye navuga ngo kugira ikibazo ku Mana, ntidukwiye kwibaza ngo kuki Imana yemeye ko tugerwaho n'ibi ngibi. Ndaje babwire ngo ntabwo ari twebwe ba mbere. Paul yaravuze ngo mbonye yuko imbere y'iki gihe idakwiye kugenwa n'ubwiza tuzabona. Kandi bakundwa bene data, ndaje babwire ngo kuko kwihangana kw'abizera kwabera, ndaje kwihangana gutera kunesha. Ibi byose bizarangira, ntabwo bizahoraho, ari igihe bizarangira. Ntabwo mu by'ukuri ibi bizahoraho. Niyo mpamvu Yesu ikizabirangiza niki, bizarangizwa no kuza kwa Yesu akaducungura, akatuvana muri iyi si ibibazo. Ntekereza yuko twese abanyarwanda ndetse n'abari mu isi bose barabizi yuko ijuru rizabaho. Kandi babwire ngo nukuri Yesu se bivuze, avuga yuko azaka kutujyana. Ni igikorwa gikomeza, ntabwo cyahagaze. Imana yacu kudukiza, kuko Imana umukozi w'umuhanga. Ndagira mbabwire yuko ntabwo Imana yahagaze. Erega hari ubwo bigira gutya, ariko ni ukugira ngo Imana ye kwihangana kwacu, ni ukugira ngo Imana ko tuyikunda, ni kugira ngo Imana irebe neza yuko ndagira mbabwire ngo Uwiteka Imana hari ubwo tureba, hari igisiga cyitwa ikizu ni igisiga birumvikana ngo iyo gishaka kugira ngo abana bacyo kibigeje kuguruka, bumva bikaba bamaze gukura, bamaze kugira amababa, ngo gifata cyari kikagishyiramo amahwa, cyamara kugishyiramo amahwa kikaguruka, birumvikana gishyira abana ku mugongo, kikabagurukana kikabageza iriya hejuru cyane. Cyamara kubageza iriya hejuru aho gishaka, kikabarekura. Cyamara kubarekura bagenda bakwitura, birumvikana kuko bataramenya kuguruka. Hanyuma rero abana iyo bagiye kugaruka muri cyari basanga kiri nk'amahwa. Hanyuma nabwo birumvikana ntabwo abana basha kwiyagana, barongera bakamanuka bagenda bakubita amababa. Iyo bagiye kwikubita hasi ngo bakubite inda hasi, cya gisiga cyo kikabaca munsi, kikongera kikabasubiza hejuru, bityo kikaba kugeza igihe bazamenya kuguruka. Ndaje babwire ngo Uwiteka Imana ntazemera yuko dukubita inda hasi, ntazemera yuko abanyarwanda basha cyangwa se baho n'ibi byago byose. Ndaje babwire Uwiteka Imana yaturamira muri byinshi. Niyo mpamvu bene data rero tudakwiriye kugira ingorane. Ngarutse rero ku nkuru cyangwa se ku byabaye kuri Yohana, ahangaha tubona Yohana no kwihangana. Ndaje babwire ngo nubwo Yohana yahuye n'ingorane akagipatimu hagati mu kirwa, bigaragara yuko Yohana nta rusengero yari yabonaga. Biragaragara ko Yohana yugoyo byashoboka kuba yari wenyine, yari umukristo ku giti cye, kamvuge gutyo. Bakristo bene data, ejo cyangwa se ku kimwe ngo twasenze, ndetse no kukisha kuzanasenga, byanashoboka no ku kindi. Ariko se nkubaze, witeguye kugumya kuba umukristo nk'uko wari uri umukristo? Ese witeguye kuguba mu nshingano wari ufite nk'umukristo? Ahangaha rero niho hazagaragarira abakristo by'ukuri, batari mu nsengero, batari abakristo bo mu gihe navuga ngo kitari cyo mu ngorane. Ndaje babwire ngo bene data, dukwiriye kuba abakristo
no muri cyagiye mu ngwane, kuko ingorane ntizabura kubaho. Ingorane zo zigomba kubaho kuko siko tuzizana. Ni iminsi y'imperuka, ni ibihe birushya. Ibyo bihe birushya rero ntabwo mu by'ukuri bikwiriye kutwambura inshingano z'ubukristo. Hangaye Yohana rero nko bitubwira, ntabwo izijujuta, ntabwo yatutse Imana, nta nubwo inshingano, kuko itubwira neza yuko nubwo yemeze gutyo ngo ku munsi mu mwami wacu nari ndi mu mwuka. Ahangaye ikibazo gikomeye cyane, kuburi ipatimo ukwa no mu mwuka. Ese abantu bakwiye kuba mu mwuka ariko bari mu nsengero? Ese abantu bakwiye kuba mu mwuka cyangwa se mu nshingano kubera yuko nta ngorane? Oya, ahangaye Yohana yakoze ikinyuranyo n'icy'abandi, kuko reba bwire ngo dumenye yuko abakristo bishimira mu nsengero, bakishimira mu mwuka bari mu nsengero. Ndagiye babwire ngo Yohana yakoze ikinyuranyo bitewe n'amatirite ye, nuko yarazi Imana, nuko yamaze kumenya Imana. Ndagiye babwire abakristo bene data, ntabwo dukwiye kuba mwuka n'ikirero. Bitubwira ko Imana ni umwuka, kandi nimba tubona ko Imana ari umukozi, Imana ni umwuka kandi Imana ni umukozi, kandi icyo kiranga umwuka w'Imana arakora. Ese dukwiye gukora Imana ari uko turi mu nsengero? Ese bacu ba mu nsengero, ese byanashoboka? Ntabwo dushaka kubaho ntidusubire mu nsengero, ni gishoboka cyane. None se ibigeragezo bikomeje, ntabwo twakwemera yuko abanyarwanda bashira ngo bapfe bishwe n'icyorezo. Ntabwo tugiye ikizarangira, gishobora kongera no munsi Imana ntabwo icyubahiro, gishobora kurangira ejo. Ndetse niyerekwa abayobozi bacu bagize, byashoboka yuko icyorezo gishobora kurangira mu byumweru bibiri. Nicyo gishoboka cyangwa se n'umunsi umwe byashoboka ku gitangaza cy'Imana. Ariko se ko ingorane zizakomeza? Ese mu by'ukuri nimba ingorane zizakomeza, indwara zibyo zizakomeza, ese mu by'ukuri witeguye kugira inshingano zo kuba umukristo igihe cyose, uko ku nshingano z'ubukristo aho uri? Ese cyagukiye kuvuga uti buriya nyine ubwo bitutagiterana, ubwo ingorane zimeze gutya biragaragara ko byarangiye? Ndajya babwire ngo nta byacitse, itorero ry'Imana riracyariho, turacyakora Imana, turacyasenga Imana. Ndajya babwire ne data, tujya tugira navuga ngo urugero ku banyarwanda bajya hanze y'igihugu, bakora icyo bita diaspora, kandi babwire ngo mumya gutera inkunga igihugu, bagumya navuga ngo kugira mu nshingano z'igihugu, ntibagiwe akaranga k'igihugu, ntabwo bibagirwa ubunyarwanda. Oya, aho bari hose ndajya babwire ngo nimba ari gahunda z'igihugu, ndajya mubwire ngo basijyamo amatora, ibiki byose babwire ngo nubwo bari hanze ntabwo bibagirwa inshingano z'igihugu ya kugitera inkunga. Tubona umusaruro wabo, tukabona uburyo kibakora iki, tukabona ngo no munsi bijije umunsi w'intwari. Rwose ni ibintu byiza cyane. Umva ku by'ukuri abanyarwanda bakunda igihugu cyabo. Yababwire ngo suko mu by'ukuri no munsi wa none twebwe bene data bikwiye nava ku ibyaha, ntabwo byacitse, ntabwo ari ikibazo. Ahubwo ahangaha niyo hakwiye kugaragara umukristo nyawe, niyo hakwiye kugaragara ko mu by'ukuri, kuko Pawulo yabwiye Timoteyo amubwira ngo ujye umenya ibikwiye kugenzurwa mu nzu y'Imana, ariyo nkingi y'ukuri gushyigikira. Ushaka kuvuga ngo itorero ry'Imana niyo nkingi y'ukuri ishyigikiye umukristo. Umukristo kugira ngo tube dutya, umuco dufite, ubukristo dufite, nababwire ngo tubivana mu itorero. Ese bene data, hano twese dufite ababyeyi, dufite navuga ngo aho dukomoka. Yababwire ngo rero muri cya gihe umubyeyi wanjye agize ibibazo, muri cya gihe umubyeyi wanjye navuga ngo agize ingorane, aha niho nkwiye kumwitaho. Ntabwo umubyeyi yitabwaho cya gihe gishoboye, muri cya gihe cy'ibyiza. Ntabwo umubyeyi yegerwa muri cya gihe cy'ingorane. Hanyuma Yohana rero ntabwo yigeze yibagirwa inshingano nk'umuyobozi wayoboye abandi, ahubwo yakomeje navuga ngo gukora inshingano nk'umuyobozi. Bitubwira ku munsi w'umwami wacu yari mu mwuka. No, Bibiliya itwereka neza ku munsi w'umwami wacu ni ku cyumweru, yari mu mwuka. Rero babwire ngo ya minsi abakristo bakwiye gusenga. Ndajya babwire ngo kubw'ingorane dufite, kubw'ibibazo dufite, kubw'ibiriho bivugwa n'ibindi, muramenye mwirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko ntibizabura kubaho. Ndakangubwire ngo gusenga nibi tugomba gusenga birumvikana, ariko ntabwo dusa kugira ngo ibintu biveho, ariko twasa kugira ngo tuneshe. Ndajya babwire ngo gusenga bituma tunesha.
gusenga bituma navuga ko twegera Imana ikaduha imbaraga. Biratubwira ngo icyako cyo muzahabwa imbaraga mukanamanukira. Ndababwira ngo Yesu ibyo byose Yesu yabivuze yarazi ko tuzaho n'izingorane. Umwuka wera rero atuma twihanganira ibyo duhura nabyo byose, bigatuma tutajya mu mosha, bigatuma tunesha. Tukababwira ko turabarwanye, turarwana n'ibibi. Ibi bashaka kutuvutsa ingororano Yesu Kristo yadusezanije. Ndajya babwira ngo buriya Satani yashaka kugira ngo abashe gukura bizera mu byizerwa, hari ibintu bibiri navuga ngo abereke. Icyambere, abibagiza ibyo Imana yabakore. Byashoboka kuba Yohani ari mu kirwa cy'Ipatimo, ari hariya yatekereje ukuntu yabanye na Yesu, atekereza ibyo Yesu bavugaga imbona nkubone, atekereza nava. Byashoboka kuba Satani yamusanga akamubwira ati se, akamukoba, akamubagiza ibyo Imana yamukoreye, akamwibagiza navuga, akavuga ati ese Yesu kandi yabonye Yesu, abona azura abantu, abona ubushongo n'ubukaka bya Yesu, abona navuga imbaraga za Yesu, abona kuri Yesu yazutse. Ndajya babwira ngo Satani aza akakwibagiza ibyo Imana yakoze, akakwibagiza imbaraga za kera. Icyatumye Dawidi yica Goliyati n'ukubera buri gihe ashaka kwerekana kandi akajya mu ruhande rw'abeza. Muri igihe kimwe Satani yize gusanga Eva na Adamu bari mu byedeni. Imana yabagiriye neza, irabarema, ibaha gutwara, kuyobora, gutegeka, guhindura isi kurushaho kuba nziza. Amaze Imana ibaha buri kintu cyose. Nkekeza ko yabahaye hafi 99% by'igi Imana yaremye. Icyo yabimye yababwiye ngo kiriya giti kimeshe kibi ni cyiza, nicyo yabimye. Ubwo by'ukuri nta kimana itari yabahaye byose. Ariko Satani abasanga abereka urwango Imana ibanga. Tekereza, ese mu by'ukuri Satani ni ukunda abantu? Ese mu by'ukuri Satani wo wakiza abantu? Abereka ko Imana mu by'ukuri ibanga. Satani ababwira ngo icyatumye Imana ibima kiriya giti kimeshe kibi ni cyiza kwaguye mutabankayo. Tekereza ra, ese mu by'ukuri Satani ugiriye impuhwe Eva na Adamu, ese yarabaremye? Ese muri Satani yamariye iki? Buri gihe Satani rero agenda yerekana yuko Imana yanga abantu. Nimba duhuye n'ingwane nk'ubu dufite cyangwa n'ibigeragezo, nimba itabyariye igihe nk'icyandi babyariye, nimba mu by'ukuri ugiye gucuza ugahomba, nimba mu by'ukuri urwaye indwara abandi batarwaye, nimba utabonye amahirwe nk'ay'abandi, Satani agakwegera. Yewe Imana ntigukunda, Imana irakwanga. Ese mu by'ukuri hari ahantu wari wasoma yuko Imana ari urwango? Bitwereka neza ko Imana ari urukundo. Igihe cyose Imana urukundo nta rwango rurimo. Ariko ibyo byose biratubwira tugeneza yuko amakuba n'ibyago n'ibyishiko mu kiranutse. Ariko Imana yiyemeje nukidukiza muri byose. Yatubwira ngo muzaca mu mazi, bitubwira ko tuzayacamo. Ikigaragaza yuko Imana ishoboye niki? Nuko amazi tuyacamo ariko nta dutware. Amazi tuzayacamo kuko Imana itegeka amazi. Imana umutware w'amazi itegeka amazi. Icya kabiri yatubwira ngo muzaca mu muriro. Ntabwo Imana ivuga ko tuzawucamo, ariko njye babwire ngo Imana yacu idukiza uwo muriro. Imana ibasha kudukiza umuriro. Ariko ndagira ngo mbabwire, ni ryari Satani yigiza akiza? Yenda bikavuga kabiri, Satani yakije ryari? Satani ntabwo akiza, ariko Satani ni umuriganya. Satani buri gihe asezanya amasezerano abantu atazasohoza. Satani buri gihe ni umuriganya, abeshya abantu kwiba, hakabwira ngo nzabatabara. Ariko Satani yatabaye ndi, yabeshye abantu yagiye abeshya Eva na Adamu. Mwana ingwane bagize natwe no musi dufite, yagiye abeshya ba Kayini n'abandi, yagiye abeshya Yuda, abereka ukuntu Yesu atazapfa. Yagiye yerekane buri gihe ni umuriganya. Ndagira ngo bene data ntimwumvire Satani, ntimwumvire amajwi ya Satani. Satani mumwumve, ahubwo mwumvire Imana umukiza. Imana umukiza, Imana irarokora. Imana yaturokoye ibintu byinshi cyane, ariko Satani nta bushobozi afite. Ntigeze arukana umunsi n'umwe, nta nicyo yashobora, nta bushobozi afite. Ahubwo ubushobozi afite ni ukubeshya, ni ukuriganya, ni ukwereka abantu ibintu atazashobora. Haragusezeranya se hagira iki? Ko ari umutindi, ni umutindi, nta kintu agira. Niyo mpamvu rero Banyarwanda twihangane byose tubona, ni muhumure, Uwiteka Imana aturi hafi. Hanyuma rero Yohana biri tuguye yuko umurimo yawukomeje, awukomeza Ipatimo.
mu ngorane akomeza umurimo. Ndagiye babwire data dukwiye gukomeza umurimo Imana yaduhaye. Ntabwo tuzakora Imana muri cya gihe navuga ngo tumeze neza. Ntabwo ari byo. Umurimo w'Imana wacyakomeza. Ese jya nkubaze, nimba ukora Imana mu gihe navuga ngo cyoroheje, Imana izaguhembera iki? Ese nimba ukora Imana muri cya gihe navuga ngo abandi bavuga ngo ni amahoro, Imana nta kizakumarira. Nta nubwo ari byo. Ariko yabwire ngo kugira ngo uzagaraye kuri intwari kandi wumvise ukumva ijambo ry'Imana, iki nicyo gihe. Iki nicyo gihe cyo kwerekana yuko ukunda Imana. Aha niho hagaragaza yuko Imana uyikunda. Ntabwo rero mu by'ukuri kuko n'abapagane n'abatizera iyo ibintu niyo gusoma igitabo cy'umugenzi sinibuka umugabo wari we kuko ntabwo nari nabiteguye ngo n'umugabo umwe wajyaga wemera ijambo ry'Imana akaryemera mu gihe ijambo ry'Imana ryambaye imyenda y'imyeru. Bavuga ngo ni byiza, ibintu bimeze neza rwose, ibintu uragenda ushaka ukagenda, nta ngorane, nta bibazo birimwo, ibintu bimeze neza. Ngo yajyaga yemera Imana, mbese nimba ari kujya gusenga, nimba ari korari, nimba ari umurimo w'Imana akagenda. Ibyo biravuga ngo nta ngorane, mu gihe nta bibazo. Ngo ariko witwa mukristo we amwita ngo umwibone. Ngo yajyaga yemera Imana mu gihe ijambo ry'Imana ryamba bushwambagara, mu gihe rivugwa nabi, mu gihe ingorane nk'izi dufite. Ngo yajyaga yemera ijambo ry'Imana akavuga ngo ni umwibone. Ngo ariko ngo jyewe ngo reka da ngo nemera ijambo ry'Imana ngo mu gihe mbese imeze neza ngo ariko ngo iyo ryambaye imyenda y'imyeru ngo rye nigira ku ruhande ngo ngatanya kuvuga ngo ntabwo ndi umurokore, ngo ntabwo ndajya nkubwire ngo aho nta kimana izakwihera. Mu gihe wemera Imana yuko ibintu bimeze neza, mu gihe wemera Imana yuko navuga ngo ibintu navuga ngo abantu bose bishima, iki nicyo gihe kizagaragaramo ko abantu bakunda Imana. Iki nicyo gihe abantu bazagaragara yuko bigishijwe kweri, bakaba bigishijwe Imana by'ukuri, baramenye mu by'ukuri banamba ku Mana igihe cyose. Tuyaturirimba buri gihe. Njya ndeba icyo bita anima nazita nk'imyitozo. Bene data nekeza yuko igihe turi mu nsengero ni mu gihe cy'imyitozo. Burya igihe cy'imyitozo njya mbona nk'amakipe y'imipira y'amaguru cyangwa n'abandi bitoza bagatoza ukuntu bazatsinda. Ariko se mu by'ukuri ugira ngo buriya gutsinda rero birengeje imyitozo. Imyitozo navuga ngo abantu bose agatera mu izamu, numbaze nta mupira njya nkina, njya ariko njya mbibona ku maki yose ku mateleviziyo n'iki, bagatera mu izamu bitego 10-15. Ariko babwira ngo ibyo byose bitandukanye na match n'umukino biratandukanye. Kuko gutera mwiza kuko nturabona ukuza gutera mu bambi. Nuraboza navuga ngo umuntu navuga ngo kurwanya umenye neza yuko hari ikipe ikubuza gutsinda. Ariko hari yanekeza ko mu myitozo hari ubwo bakina baniyoroshya kugira ngo hari batavunana, hari nubwo bakina bibungesera ntumbaze kugira ngo bajye muri site ya 11 baza gukina. Babwire ngo ibyo rero mu by'ukuri bitandukanye na match nyirizina. Igihe turi mu nsengero cyagiye dusenga, ndajya babwire ngo iriya ni imyitozo tuba turimo. Iki nicyo gihe tugeze mu gihe cya match, tugeze mu navuga ngo mu gihe kigaragaza yuko ibyo navuga ngo ibyo wigishijwe cyangwa se ibyo navuga ngo warepese cyangwa se ibyo wabwiwe ubishyira mu bikorwa. Iki ni igihe cyo kuba umukristo by'ukuri. Itorero ry'Imana rigomba kubaho, kandi akabwire ngo ntabwo umukristo akwiye kugira inshingano y'ubukristo, kuko ni bukristo ba ku cyumweru bukaba ya misi twateguye. Ndajya babwira ngo ubwo bukristo bwabugirwa ku mashyira umanegeka muri makeya. Ndajya ngubwiye mwene data unyumva wumva ijambo ry'Imana ndetse ukumva na radio. Iki nicyo gihe usaga umusanzu wawe, iki nicyo gihe ugomba kuba mu nshingano zawe nk'umukristo. Iki nicyo gihe navuga ngo ukwiriye kugaragaza yuko ibyo wize ugomba gushyira mu bikorwa. Yohana mu by'ukuri nubwo bwose yajyanwe mu kirwa Patimo ntabwo yishingana uko nabivugaga. Ahangaha nkuko bigaragara Yesu yaramusanze, ntabwo yigeze yinuba, ntiyavuze ngo ariko Yesu kukiyemeye ko bigaragara yari mu ngorane zikomeye cyane, yari mu kato, asa nk'ari mu kato. Bigaragara yuko mu by'ukuri
yari yagiye navuga ahantu hagoye ntabwo yigeze avuga ngo ariko mwami Yesu kuki wemeye ko ibintu bimbaho mwami Yesu kuki wemeye yuko izi ngone zimbaho oya yarabizi umukristo mbamenyesha yuko Yesu ntabwo yaje kudukiza ibyago yaje kudukiza ibyaha ibyari byose yaje kudukiza naho ibyago ingwane zose satani impamvu tugira ibyago no kubera iki nuko Yesu nuko babe satani ashaka kuduvutsa ingororano nicyo ashaka kutunyaga agira ngo tutuke Imana aragira ngo tuve ku Mana rero babwire ngo ntabwo satani akwiriye kutuvutsa ingororano navuze ijambo rivuga ngo Pawulo yavuze avuga ngo ntabwo ikome ryo kugeragezwa ntabwo ingorane dufite zikwiye kutuvutsa ingororano Yesu azaduha bizabura kubaho n'ibindi bizaza mbamenyesha yuko byashobora ko bizaza nuko nabwo tugomba kwirinda birumvikana ayo babwiye ngo bizabaho ariko tugomba no kwirinda birumvikana ariko nizabura kubaho kubizera n'abati byose bizabaho babwiye ngo bene data kubaho si ikibazo ahubwo no kumenya kwirinda tukamenya kwihangana kumenya kwiyumanganya ibyo ntibizabura kubaho iyo dusemeje abo ngo mu minsi hazaza ibihe birushya kandi ntabwo mu by'ukuri biza ku banyarwanda gusa n'abari mu isi bose kugeragezwa kugiye kuzira abari mu isi bose kugeragezwa kuriho ingorane ziriho nibabwiye ngo uwabyaye afite ingorane utabyaye afite ingorane ingorane ziri ku batunzi ziri no ku bakene ingorane ziri muri Afurika ziri no mu isi yose ariko ibyo byose tugomba kwihangana tukarwana intambara nziza tukumvira birumvikana hayo tugomba kwirinda parabwa tumutubwira ngo wirinde hayo tugomba kwirinda birumvikana hayo tugomba kwirinda agababwire ngo hari n'ibyo tukwiye kurindwa n'Imana ubwayo twirinda ibyo dushoboye ariko ibyo tudashoboye Imana ibiturinda nukuri ndababwire ngo witeka Imana azaturinda nimuhumure ntacyo tuzaba Imana ihabwa icyubahiro hanyuma rero ngo tubona Yohana yabashije kwihangana nigeza tuka Imana ntabwo yigeze mu by'ukuri yicuza nababwire ngo hari igihe abantu bageramo bagatangira navuga ngo kwicuza icyatumye bizera Yesu ndababwire ngo ibyo byose mu by'ukuri ntibikwiye kubaho kubera yuko yababwire ngo nkuko se bivuze buriya umusirikare ugiye ku rugamba ntabura kubona amasasu ahura nayo kugira ngo amasasu kubera iki nuko yiyemeje kujya mu gisirikare kuko niba yemeje kujya byanze kujya kurengera igihugu inyungu z'igihugu hari abantu bashinzwe cyangwa se hari abantu baraho bakoreshwa n'umwanzi bahungabanya usuje bw'igihugu umusirikare rero aba yiteguye guhangana n'amasasu igihe cyose natwe rero muri byari byabango ni muze ngabo za Yesu tujye mu ntambara twanoye n'umwami nimwiyereke ndajya mabwire ngo bene data turwana n'icyeru turwana n'umwanzi adusubiza inyuma atuba tutajya mu ijuru adusubiza inyuma mu bintu byinshi cyane bitandukanye ndababwire ngo ariko ntabwo dukwiriye gusubira inyuma ntabwo dukwiye gusubira inyuma biratubwira ngo ariko abantu bazi Imana yo bazakomera bakora iby'ubutwari iki ni igihe cyo gukora icy'ubutwari dukwiye kuba intwari ntabwo dukwiye kuba intwari muri cyagiye iki ni cyo gihe cy'ubutwari intwari ntabwo iba mu mahoro birumvikana hari intwari zabo birumvikana bakora ibikombe bagahanga udushya ariko nikamubwire ngo iki ni cyo gihe dukwiye kuba intwari mu itorero dukwiye kuba intwari navuga tugumya gukora inshingano nk'abakristo tugumya navuga ngo gusitoro navuga ngo ku mutima n'isi igihugu cyacu cyatubyaye Imana ihabwa icyubahiro hanyuma rero Yohana biretubwira neza yuko Yesu yaje mu humurimo tekereza kugira ngo Yesu aza guha umurimo kandi bagufunze tekereza kugira ngo n'umunsi wa none Yesu aza gubwire ngo genda uvuga ubutumwa kandi avuga ngo tutagiye gusenga nicyo gikomeye cyane yababwire ngo Yesu igera ko byacitse kuri we ntabwo biba byacitse ahubwo yamubwira ngo Yesu adukoresha Yesu adukoresha no mu gihe bidashoboka nukuvuga ngo ni mission impossible ni igihe kidashoboka ni igihe kigoye barabwira ati mutababwira ngo ukora Imana mu gihe kigoye kitagoye iki rero ni igihe cyo gukora Imana mu gihe kigoye ni igihe cyo kubaha Imana mu gihe kigoye ni igihe cyo kubahiriza inshingano nk'umukristo nk'umuyobozi mu itorero mu gihe kigoye ni igihe navuga cyo gufata ingamba navuga ngo mu gihe kigoye kuko nukora Imana mu gihe kitagoye ntacyo uzahembwa n'umwanya Imana ihabwa icyubahiro ndagira nkubwire mwana data rero
Yohana yunguye akwiye kutubera akabarori. Yohana yigeze yakana Yesu ahubwo yatubwira ngo yumvise yari mu mwuka, yagiye mu mwuka, ntabwo yagiye mu gahinda, ntiyagiye mu babaro, yagiye mu mwuka. Noneho rero Yesu ngo yamusanga amubwira, najya nkubwire ngo Yesu nabwira abantu kuko bari mu mahoro n'igihe duri mu ngwane. Yesu atubwira, Yesu we mu gihe aratubwira gukomeza inshingano. Yesu aratubwira gukomeza, navuga ngo kwihangana. Yesu arakomeza kutubwira gukomeza icyo twahawe, nubwo navuga ngo turi mu ngorane nk'izi ngizi azadutabara. Kandi ajya babwire ngo Yohana amatora ingwira yandikiye, bishaka kuvuga ngo natwe dufite inshingano twahawe. Ushaka kuri buri korari yawe ntukwiye kuyivaho kuko ufite ingorane. Ndajya nkubwire ngo nawe uyobora icyumba runaka, uyobora umudugudu cyangwa paruwase, uyobora regiyo cyangwa se uyobora akarere, uyobora navanga itorero ry'uburyo bwose cyangwa se inshingano urimo, yabwiye ntukwiye kwibagirwa, ntukwiriye kumva yuko igihe muri iki gihe ukwiye guta itorero. Ndabizi yuko n'ukuri ntabwo byoroshye. Aba yabwiye ngo aha no kwihangana kwebera kuri, aha ni umukristo akwiye kugaragarira. Ndajya nkubwiye ngo ntukwiye kwibagirwa, ukwiye gukora inshingano. Ndabwiye ngo Yohana yaranditse, kandi ibyo yanditse byageze kuri amatora yose yari hariya, arabahumuriza. Nk'uko bigaragara ari amatora yafite ikibazo gikomeye cyane. Bakristo bene data, shuti bayobozi bene data, dusangiye umurimo w'Imana, ikinyo cyo kwegera abakristo, kwegera itorero, tukabashishikariza kwihangana, tukaberekana navuga ngo icyo bakwiye gukora icyo ari cyo, tukabashishikariza navuga ngo gukunda itorero, gukunda Imana nk'uko navuga ngo tubisabwa, kuko Yohana ntabwo yigeze bireka nubwo yari mu ngorane zikomeye cyane. Imana yagwa icyubahiro. Iyo tugiye kuri amateka tubona yuko nubwo ameze kuriya, hari Yohana n'abandi bamubonaga kuri ubwe, n'abandi babona ko azapfa, babonaga yuko mu by'ukuri Yohana atazagaruka. Ariko bamenyesha ko nababwiye mbere ngitangira, uyu Yohana igihe cyarageze, Imana yamushoboza ava Ipatimo ava yemye, ntacyo yabaye. Bitwereka neza yuko rwose Yohana nta kintu yigeze aba, ntacyo yabaye. Amateka uko bivuga yaragarutse akora umurimo. Mbamenyeshe yuko nyuma y'ibi bibazo ndajya babwire ngo tuzongera dukora Imana nk'uko byari biri. Imana yagwa icyubahiro. Ariko ndajya nkubwire ngo bitaraba urakora Imana gute, bitaraba ufite inshingano ki, bitaraba navuga ngo inshingano bambe wahawe urazikora gute. Aho ntiwabonye akanya ko kugwa. Ese muri iki gihe ntiwaba ubonye akanya ko gusubira inyuma? Ese muri gihe turimo ntiwabonye akanya ko kwidagadura nuko ibyo utakoze? Ese muri iki gihe ni izihe ngamba urufata ku giti cyawe nk'umukristo? Ese mwene data ndagira nkubaze, ese ntiwaba waretse inshingano umwami yaguhaye? Ese muri cyo nkubaza, waba warasezeranye na Yesu yuko ingorane zitazaba? Ndagira nkubwire ngo ingorane ntizabura kubaho, ingorane zizakomeza. Ndagira nkubwire kandi mwene data, ntabwo tuzakora Imana muri cya gihe navuga ngo cyoroheje, tuzakora Imana muri cya gihe ibibazo bitariho. Ahubwo nk'uko nabivugaga, paravuga Timoteyo amubwira ngo ukora Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ba mu mwuka, kandi babwiye ngo umukristo mu mwuka akorera Imana, kuko bitubwiye ko umwuka w'Imana ari umukozi w'umuhanga. Umukristo mu mwuka arakora, umukristo wo mu mwuka yera imbuto, umukristo wo mu mwuka navuga ngo kuko Imana nayo ari umwuka, akora inshingano Imana yamuhaye. Ntabwo dukwiye kuba mu mwuka, ntabwo dukwiye mu maganya. Ntabwo Yohana yagiye mu maganya, ntabwo Yohana yagiye navuga ngo mu gutuka Imana. Ntabwo mu gihe dukwiye gutuka Imana tuvuga ngo Imana ntabwo Imana duteranye. Imana yake kumwe natwe. Ahubwo icyatumye bibaho no kugira ngo ire kwihangana kwawe, no kugira ngo ire kuyikunda, no kugira ngo Uwiteka Imana arebe, apime, arebe kwihangana kwawe no kwisogwaho bugeze. Ndagira ngo ubwire ngo rero aha niho hazagaragara yuko wigishijwe ibyo umaze iminsi wigishwa. Igihe umaze ntabwo nkizi no ukizi. Ndagira nkubwire ngo yuko wabishyize mu bikorwa, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndumva rero niba mu by'ukuri tugeze mu kanya keza ko gusoza. Ndabashimiye cyane, Imana imuje kandi bagirire neza. Tubifatanye na Yohana, soma ijambo ry'Imana
nkuko yavuze ngo jyewe Yohani mwene so musangi, bigaragara yuko ntabwo ari wowe wenyine, ni byinshi atari ko hari ibindi. Kandi babwire ngo woko nitagezeho nta buri bindi zizamugeraho. Kandi babwire ngo ko nawe yagezeho yihangane, Imana izayigukiza humura, izagenda humura, izagenda. Agabwire ngo yaje kugerageza kwizera kwawe, yaje kugaza uko uhagaze mu itorero, yaje kugaragaza yuko umukristo w'icyumweru. Harabo twita amazina y'ibyumweru nuko abakristo batana ku cyumweru n'indi misi ndagira ngo ubwire ngo rero ugomba kugaragaza ko ubukristo bwawe burengeje aho ngaho. Imana yagwe icyo. Ndagira ngo rero tutarasenga Imana dutange nimero, hanyuma niturangiza tungurane ibitekerezo by'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga Imana muri aka kanya. Kandi dusengera n'abantu ibyifuzo, hari abafite ingorane barwaye, ndetse hari n'umushaka kwakira Yesu. Abo bose turabasengera, dusengera n'abantu bose bumvise ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose, muremyi ibintu byose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo turagushimiye cyane Data. Tugushimiye kuri aka kanya uduhaye tubwiriza ubutumwa bwiza ku bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze. Mana mutanga bugingo, tugushimiye mbere na mbere abantu bose bumvise ijambo ryawe. Mwami wacu baha umugisha, kandi dusengeye Uwiteka Imana yacu na bene Data barwaye, ubasha kubakiza ingorane z'uburyo bwose mutanga bugingo. Kandi dusengeye na mwene Data watubwiye ko ashaka kukwakira. Mwami wacu wo mu ijuru mugire neza, kandi abone impinduka zo kutagira Yesu no kumugira Mwami wacu wo mu ijuru. Nabandi bose Data turabasengeye kugira ngo Data ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bahunde Data imitima yabo. Kandi dusengeye dusaba umugisha abayoboye radio ndetse n'abantu bose Data abanyarwanda turabaseye. Twe singwane zose Mwami dufite, izi zose turimwo, ibibazo by'indwara z'ibyorezo n'ibindi byose, dusengeye itorero Mwami kugira ngo rikomeze cyane Mwami wacu wo mu ijuru, kugira ngo Satani nyakuca mu gikuba no kwerekana ko ari cyabaye. Ariko Mwami tuzi ko itorero ririmo, kandi tuzi ko mutanga bugingo byose yo ubizi. Nuko rero Mwami kudufasha no kuturengera no kudukomeza, kugira ngo mutanga bugingo igihe uzabuze uzasanga tukiri mu byizerwa. Urakoze mutanga bugingo rero bana buri wese, sabye nizeye kandi ringiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.